Hello guys, ikaze kuri YouTube channel yacu. Tugiye kurebera hamwe ukuntu TikTok nawe ishobora kuba yaguhemba mu Rwanda. Byaba bibabaje cyane uhora usapotinga abandi ugura mega zawe zigapfa ubusa usapotinga abandi weho wiyibagiwe. Reba rero settings z'ingenzi ugomba gukora muri TikTok kugira ngo nawe utangire guhembwa. Cyangwa se ibisabwa kugira ngo nawe utangire guhembwa na TikTok mu Rwanda. So guys, rero tudatinze reka dutangirane murebe ukuntu biba bimeze. Mumaze igihe mwumva ku byo bita TikTok international account, ukuntu bahindura international TikTok account. So guys, rero reka tujyane ku murongo mwitonze nze nkwereke settings z'ingenzi ushobora gukora muri TikTok yawe ubundi ugatangira guhembwa nawe igihe wujuje ibisabwa. So guys, rero natinze reka dutangirane. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu, turagusaba gukora subscribe, ukande like. Niba hari ibintu wifuza kutubaza watwandikira muri comment tugahita tugusubiza. Niba ari video wifuza ko tugukoreraho mu buryo burambuye, watwandikira muri comment ukatubwira uburyo twabugufashamo. Ni ubuntu rwose, ibitekerezo byawe ni iby'agaciro, biratwubaka cyane kandi biranadufasha. So guys, rero tudatinze icyo ukora uraza ukaza kuri TikTok yawe account. Njyewe ndaza kuri TikTok yanjye, ndaza muri application zanjye nkande kuri TikTok. Wahita uyifite no kujya muri Google Play Store ukayidownloadinga, ukaza muri search ukandikamo TikTok. So hari TikTok ugomba kudownloadinga n'utagomba kudownloadinga, kuko tugira TikTok Lite tukagira na TikTok isanzwe. So rero ugomba kumenya TikTok udownloadinga. Uraza nga muri Google Play Store yawe ukadownloadinga TikTok ukeneye. Iyo usanzwe uyifite uraza ukaza kuri TikTok yawe ufite muri telefoni. Iyi ngiyi urayibona, ntabwo ari TikTok Lite. Ukaza ukikandaho, niyo uyikanzeho bahita bakugeza aha ngaha. So wowe icyo uzakora uzaza uhita ukanda aha ngaha kwa kano kuri aka kaguni ka porofayiro yawe. Numara kugakandaho uzaza ukinjiremo, urebe witonze video, witonze rwose kugira ngo tugendane umurongo ku wundi. Ubaye utari kumva video neza icyo ishatse kuvuga, wareba video wakongera ugasubiramo video witonze, cyangwa se niba hari ikintu ushaka ko tugukosora cyangwa se tugusobanurira aho utari kumenya, watwandikira muri comment tukagusobanurira. So iyo ugeze aha ngaha rero uraza ukaza hano ku tudomo dutatu, ni ibisanzwe. Ukaza hano mu tudomo dutatu, wasoza ukahakanda. Iyo uhakanze baguhereza izi options eshatu. Baguhereza option, baguhereza TikTok Studio, bakaguhereza my QR code, bakaduhereza na settings and privacy. So twebwe rero tugiye kuza dukande hano mbere kuri TikTok Studio twinjiremo. Izi ni settings za mbere tugiye kureba ukuntu zimeze. So turategerezamo gato. Iyo ufite rezo zihuta birihuta nabyo, hari ukuntu rezo ziba ziri kwigendeshwa gake, uraza ugategereza. So guys, urategereza witonze, mwibutsa ko niba aribwo ukigera kuri iyi channel yacu ni ugukora subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu bintu byinshi bitandukanye. Aha ngaha rero ubona ukuntu bakora analytics
ukabona uburyo bwa monetization ya TikTok yawe, ukabona na tools ugomba gukoresha muri TikTok. So guys rero urategereje, urabona networks zanjye ziri kugenda gahoro, uraba utegereje rwose nta kikwirukasa. Wowe nubikora hari igihe rezo zawe zizaba ziri kwihuta, ariko jyewe uyu munsi rezo ntabwo ziri kwihuta cyane. So guys urabona rero ukuntu bikorwa, urihangana, rezo ziba ziri kugenda gake, rezo nizo ziba ziri kugenda gake. Wajya muri comment ukatwandikira, ubaye hari ibyo ushaka kutubaza twahita tugusubiza rwose, kuko ibitekerezo byanyu biratwubaka, ni iby'agaciro cyane. Biradufasha kuko bidufasha kuzamura, kwagura na serivisi n'imikorere yacu. So guys aha ngaha rero ndabona rezo zitari kwihuta neza cyane, kubera ko hano rezo ziri kugenda gake. Reka tuze tujye muri privacy, turakanda hano muri privacy. Muri privacy tuze hano handitse account, nkwereke settings z'ingenzi ugomba gukora kugira ngo nawe utangire guhemba mu Rwanda. Uburyo TikTok ihemba mu Rwanda, ihemba ikoresheje uburyo bita video gift cyangwa se live gift na video gift. Video gift ni igihe uba warujuje ibisabwa kugira ngo iyo video gift uyifungure, ni uko uba ufite byibuze aba followers 10,000. Na live gift yo uyihabwa igihe uri gukora live. Live yo icyo usabwa ni ukuba ufite aba subscribers, aba followers 1,000. So iyo ugezemo hano uraza ukaza kuri account yawe ukahakanda, uzabona phone number, ukabona email. So iyo ugeze hano ukora icyo bita verification ya phone number yawe. Urabona email irimo ariko phone ntabwo irimo. So uzaza ukande hano kuri phone number tayari, uzishyiremo phone number yawe, ubundi wemeze, uhita ukanda hano kuri send code, bakohereze code, ujye muri email yawe urebemo code, ukore verification ya TikTok yawe. So guys urabona iyi ni step ya mbere igufasha kuba nawe wahembwa mu Rwanda, kubera ko niba umuntu aguhaye iyo gift utaremeje phone yawe nta kuntu izakugeraho. So biba byiza rero. So reka tujye ku yindi setting. Indi setting ni ukuza hano kuri balance. Hano kuri balance yawe uzaza ukande kuri balance yawe, urebe aho ugejeje ukora, urebe balance yawe koko niba hari ikintu kiriho. Mwibutsa ko iyi balance ikintu gitangira kuzaho ari uko ufite ibintu bisabwa, byibuze ufite aba followers 1,000 kugeza ku followers 10,000, kuko nibwo abantu baba baratangiye gufavorizinga video zawe, bakaziha gift, bakagira icyo bakumarira, nibwo utangira kubona ayo mafaranga kuri balance. Nkaho iyo utaruzuza ibisabwa ntago ubona izo serivisi. Iyo ugeze muri balance yawe bahita baguhereza akantu kameze gutya. Urabona njye ni tunamshukuruzi balance. Aha ngaha tugiye kurebera ukuntu balance yacu ihagaze. Urabibona ukuntu balance yacu ihagaze. Urabona twebwe kubera ko tutaratangira kuzuza ibisabwa, urabona amafaranga y'u Rwanda ni Forex dufite 0. Ariko impamvu dufite 0 ni uko tutarujuje ibisabwa. Rero niba warujuje ibisabwa ni ukujya hariya ukajya muri balance yawe, uzahita usanga harimo amagift bagiye baguhereza, amacoins n'ibiki byose. Urabona aha ngaha ni amafaranga baba baraguhaye, aha ngaha ho ni amacoins bagenda baguhereza kuri TikTok. So guys rero ibi ngibi rwose nicyo usabwa ni ukuba ufite ibisabwa. Urabona aha ngaha ni kuri balance yawe, ndetse dukande hano handitse others turebe izindi gahunda zihari. Wowe icyo usabwa ni ukuba ufite aba followers byibuze
igihumbi kuzamura, bikaba byiza kurushaho iyo ufite followers ibihumbi 10, kuko urabona no balance available. Check creator tools to explore more monetization programs. You can tap the menu icon at the top of your profile and select creator tools. So urabona ko twebwe nta balance dufiteho kubera ko tutujuje ibisabwa. Icyo dukora tugiye kujya muri creator tools, uzaza ugaruka inyuma, wongere ukande kuri twa turongo dutatu two hejuru, tuze muri TikTok studio. Twibuke ko bwa mbere byari byanze bitewe nuko nta rezo twari dufite, tuze dutegerezeho. Tayari urabona ko rezo uyu munsi zihari. Tuze muri creator tools, urabona ko ahangaha rero tugiye gucekinga account yacu turebe ko nta muntu udafite. Okay, reka tubanze turebe kuri za gahunda za video gift. Kugira ngo wemererwe video gift ni iki ugomba kubusabwa. Urabona balance ahangaha naho dufite $0 bitewe nuko tudafite tutujuje ibisabwa. Urabona dufite uburyo bungahe? Butatu ahangaha: video gifts, tukagira na subscription. Urabona njyewe kuri video gift, okay, kuri video gift features enye zarafungutse, hasigaye feature imwe. Reka tuze turebe iyo feature itarafunguka ngo ni iyihe, ni iyihe mpamvu itarafunguka. Urabona noneho urabona gift, tugiye gusa nk'abafungura gift. Viewers can send gifts on your eligible videos when features is turned on. Iyi feature ifunguye, kuri hari video zawe ziba zujuje ibisabwa, wenda nk'ama views ari hejuru, ukaba watangira kubona gift kuva ku bantu bagukurikirana cyangwa se n'abantu bareba video zawe. Iyo bazishimiye baguhereza gift. Hari igihe ashobora kuhita gukwita amafaranga, cyangwa se gift iyo ariyo yose ushobora kuguhereza gift, utuntu twinshi cyane, ubundi two tugahindukamo amafaranga. Niho bituruka rero. Reka se nk'uyifungura rero, uraza uyitaninge on. Urabona ko itane idafunguye, urayibona. Reka nyifungure se nk'uyifungura. Urabona get gifts on your top performing video. Ugafata gift kuri video zawe ziri kubikora cyane. Gifts are funny way for viewers to support your content and help fund your creativity. Ibingibi rero video gift zigufasha, zituma abantu bagukurikirana basupportinga content yawe. Niba ibafashije, bagafasha kugira ngo nyine ukomeze kuzamuka. Urabona ibisabwa, ugomba kuba eligible account and videos must be good standing for community guideline. Kuba ukurikiza ama guideline ya TikTok. Urabona kuba wujuje at least 10,000 followers, kandi urabona njye ntago bivivuye nibo mbura. Urabona ibindi byose ndabyujuje. Kuba ufite video byibuze iri eligible kuba yakakira gifts, kuba ufite account imaze iminsi 30 iri active, ndakeka mwese ariko bimeze, nta iminsi 30 ukwezi kumwe. Meet age requirement, kuba wujuje byibuze imyaka 18 cyangwa se hejuru yaho. Account not used by government, politician and political parties, kuba account yawe idakoreshwa n'amapolitiki. Urabona kubera ko rero nafite aba TikTok, kuba nafite followers ibihumbi 10 ntago nemerewe, ariko urabona ko izindi gahunda zose nzemerewe. So guys, rero we ushobora kuba ubifite, genda muri setting, hariya tumweretse muri balance, nawe uzutaninge on iriya kara feature kugira ngo utangire guhembwa. Ushobora kuba waragize aba followers ibihumbi 10 ukaba utaragafungura. Urumva rero icyo gihe ngo gafungure. Ahangaha rero ni utuntu twishi. Ahangaha kuri account check, ureba ko account yawe itaviyorinze
amategeko ya TikTok. So uraje iyo hari video yawe itarakurikije amabwiriza ya TikTok bahita bikwereka. Urabona umurongo, aka karongo k'umuhondo bisobanuye ko hari video yanjye itarakurikije amategeko. Urabona post restricted, urabona afite video imwe yabaye restricted. Kugira ngo uyikureho rero uraza ukayikandaho, iyo uyikanze bahita bayikwereka, uraza ukayikandaho, uyikandaho ugategereza bagahita baguhereza icyo bita appeal. Kubera ko njye nari nabikoze nasanze byari bimeze hano mu iguna, ahangaha uzasanga ikintu bita appeal, iri jambo appeal, ubundi urikandeho ukore appeal kugira ngo bagukureho icyo kibazo cyabonetseho. So guys, rero usanze iyi video igufashije, wahita ukanda subscribe, ugakanda like na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana muri byinshi bitandukanye. So ahangaha muri Creator Academy rero ni ibintu ushobora gukoraho, ibintu ushobora kuba wakoraho ibintu byinshi bitandukanye, kuba wakigisha monetization tools on TikTok, Creator reward program, success with longer videos, subscription, film and TV content. Ahangaha rero nicyo bivuze. So guys, ahangaha kuri benefits rero naho reka dutegereze turebe icyo bakoraho. Continue note that eligible requirement can differ across benefit. Ku bantu bafite ibintu bisabwa biba ari byiza cyane kuri continue. Urabona njyewe kuri benefits mfite abafollowers 900. So guys, 900 benefits with audition criteria. Ukaza ugakora icyo bita verification, naberetse ukuntu mukora verification, ukayikora, ukemezamo nimero yawe, ugashyira ukemeza live gift. Ni twabibabwiye ni ukuba ufite aba subscribers 1000 byibuze kuzamura ku bihumbi. Go live to start receiving gifts from your viewers and get funded through your got it. Kugira ngo ugere live rero ni ukuba wujuje ibi bisabwa. Izi features zose zizafunguka ari ubwo ufite aba followers 10,000 cyangwa se guhera aba followers 1000, aba followers 5000, aba followers 10,000, aba followers 100,000. So guys, rero iyo ufite ahangaha izi requirement uhura n'inyungu nyinshi cyane. So guys, iyi video niba yagufashije nakubwira ngo kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Mwajya no kuri TikTok mukafollowinga, ni kuri tunamshukuru, ubone mukafollowinga. So guys, ndabashimiye ko twabanye, nizere ko nawe ugiye kuza ugakora izi settings kugira ngo nawe ujye utangira guhembwa kuri TikTok. Icyo usabwa ni ugukureba video witonze udasimbuka kugira ngo ubashe kubikurikirana neza. Ubaye utari kubyumva neza uragaruka muri video ukayireba neza cyane witonze. Total likes, okay. So guys, rero ndabashimiye, kora subscribe kandi like na share comment kugira ngo tujye dukomeza kubana. So guys, ndabashimiye, tuzahore muri video y'ubutaha.